Igihano cy'urupfu nicyo gihano kibi kibaho gisumba ibindi byose umuntu wakoze ibyaha ashobora guhabwa, ndetse uhawe kino gihano ajya kugikorwa n'undi arangije gupfa kare cyane mu mutwe, kubera ko igikumwe cyose aba yumva ko ibyo birangiye. Nta muntu utajya yibaza uko bigenda ku muntu wahawe igihano cy'urupfu, uko aba ari gutekereza mu munota we wa nyuma, ibyifuzo bye, ibyo ari kumva ashaka kurya, n'ijambo rya nyuma yavuga. Twifashishije ibitangazamakuru bitandukanye nka CNN, BBC ndetse n'inyandiko zo muri Texas, tugiye kubagezaho imfungwa 8 zihawe igihano cyo gupfa, ndetse n'ibyaha babaga barakoze, ndetse n'ibyari mu mitwe yabo mbere y'uko bicwa, n'ibiryo bwabo basabye byo kurya bwa nyuma mbere y'uko icyo gihano kibasorezwaho. Umugabo wa mbere n'uwo bita David Wayne Stoker. Stoker ni umugabo wavutse tariki ya 25 Mutarama 1959. Mu buzima bwe yamubajeho ibitanda, intebe ndetse n'ibindi. Aho yakoreraga rero habaye ubujura mu iduka, biza kurangira nyir'iduka witwa Manrick w'imyaka 50 hasize ubuzima. Biza kurangira Stoker afashwe, nubwo nta bimenyetso bikomeye byamushinjaga, ariko bamuciye urubanza akatirwa igihano cyo gupfa. Ku itariki ya 16 Kamena 1996 nibwo Stoker yishwe hakoreshejwe kumutera urushinge. Ibiryo bye yasabye ni ifiriti iriho baga ndetse na ice cream. Ijambo rya nyuma yavuze ati, mbabajwe nuko mwabuze abanyu, ariko nta muntu wanyu nigeze nica. Undi mugabo wa kabiri n'uwo bita Anthony Ray Wesley. Mu gitondo cyo ku itariki ya 13 Mata 1984 nibwo Ray n'abasore b'inshuti ze babiri barimo gutembera mu modoka, ariko bari kunywa inzoga ndetse n'ibiyobyabwenge bya marijuana. Uretse umushoferi wari utwaye niwe utari uri kunywa. Ubwo bakomezaga urugendo rwabo uko ari batatu basinze, bageze ku iduka bagenzi be bari kumwe bava mu modoka. Ray yagumye mu modoka, hashize umwanya agiye kumva yumva amasasu menshi aravuze. Mu gusohoka ngo ajye kureba ibibaye, asanga bagenzi be bari kumwe bari hasi bapfuye. Wa mushoferi wari ubatwaye yakomeretse ndetse na nyir'iduka yapfuye. Aho kanya rero yahise afata uwari utwaye amushyira mu modoka, amwirukankana kwa muganga. Polisi yagerageje kumwirukaho ariko ntiyamufata, kugeza ubwo yageze kwa muganga. Yamara kuhagera umutwazi we agahita ajya kwitanga kuri polisi ngo asobanure uko byagenze. Uwo akaba ari wo munsi wa nyuma w'ubwisanzure bwe, kuko yahise afungwa ashinjwa icyaha cy'ubwicanyi. Uyu wari umuhinzi mu buzima busanzwe, yaje kwicwa tariki ya 13 Gicurasi 1997 muri Texas. Ifunguro rye yasabye ryari ririho ifiriti, inkoko itetse amavuta ndetse n'umugati. Ijambo rya nyuma yavuze yagize ati, ndagira ngo umenye ko nta muntu nigeze nica, ndabakunda mwese. Undi mugabo wa gatatu n'uwo bita Thomas Barefoot Andy yavutse tariki ya 23 Gashyantare 1945 ku myaka ya 38 bwa mbere. Andy yafashe umwana w'umukobwa w'imyaka 3 ku ngufu. Polisi inatinze kumushakisha ngo imute muri yombi. Muri Texas mu gace kamwe uyu mugabo yari arimo tariki ya 2 Kanama 1978, umupolisi yinjiyemo agiye kumufata ahita amurasa amasasu 3 mu mutwe. Umupolisi nawe hasiga ubuzima gutyo. Icyo gihe FBI yahise ikoresha imbaraga z'umurengera ngo imufate, ko byagaragaraga ko ari kubangama cyane. Nyuma yaje guhamwa n'icyaha akatirwa igihano cyo kwicwa. Tariki ya 30 Ukwakira 1984 nibwo Andy yishwe atewe urushinge. Ifunguro yasabye bwa nyuma ryari ririho ibishyimbo, umuceri, imboga, ibigori ndetse n'isosi. Arangije anasaba fanta ya Coca-Cola. Ijambo rye rya nyuma yagize ati, ndashaka ko buri wese amenya ko nta rwango mufitiye, ndababariye mwese, nizeye ko ntahemukiye nawe azambabarira. Nsabye imbabazi ku byo nakoze byose, ko ari we wese nizeye ko rwose muzambabarira. Undi mugabo wa kane n'uwo bita James Russell, nawe ni umwe wahawe igihano cyo gupfa, ndetse ibyo yakoze mu masaha ya nyuma biramenyekana. James yari umuhanzi ndetse w'umunyamuziki. Rero umunsi umwe yari muri studio ari kumwe na producer we, nuko bajyana ikibazo ku buryo batabashije kumvikana. Undi James ahita arasa producer we, amaze kumurasa umugabo wari uri hafi aho nawe ariruka. James mu kumwiruka aramufata, undi nawe amurasira hasi yaho yarasiye producer we. Ntabwo byatinze ko mu masaha 2 gusa yahise afatwa ahamwa n'icyaha cy'ubwicanyi. James yishwe tariki ya 19 Nzeri 1991 atewe urushinge rw'umwica. Mu ijambo rye rya nyuma yavuze amazina y'inshuti zose mu buryo bwa hip hop.
Ibyo yasabye byo kurya bya nyuma byari pome. Undi mugabo wa gatanu no bita Jeffrey Allen Barner. Allen yavutse tariki ya mbere Werurwe 1958 ubwo yari akiri umusore muto yari byamujyana muri gereza. Nyuma yo gufungwa amezi 8 aza gufungurwa ageze hanze ya gereza. Umugabo wari inshuti ye witwa Steven Wiz. Allen yavutse tariki ya mbere Werurwe 1958 ubwo yari akiri umusore muto yari byamujyana muri gereza. Nyuma yo gufungwa amezi 8 aza gufungurwa ageze hanze ya gereza. Umugabo wari inshuti ye witwa Steven wizeraga cyane ko Allen agifite hazaza, amuha akazi ko kumukorera mu rugo. Nuko umunsi umwe Steven yagiye, uyu Allen yaje kujya impaka n'umugore wa sebuja Steven kugeza ubwo yarakaye cyane maze akazana ikintu akagikubita uyu mugore akaza gupfa. Allen ataramaze igihe avuye muri gereza, ntabwo byatinze cyakiza kumuhama wo guhita asubizwa muri gereza. Bidatinze amukatira igihano cyo gupfa. Allen yishwe tariki ya 16 Mata umwaka wa 1986 ubwo yaterwaga urushinge ruhita rumwica. Ibiryo bye bya nyuma yatse snacks ndetse n'amata. Ijambo rya nyuma yagize ati ndasaba imbabazi ku byo nakoze mu gihe kino gihano, Yezu mbabarira. Undi mugabo wa gatandatu na wita John Frank Garrett. Frank yavutse tariki 24 Ukuboza 1963 ubwo yari afite imyaka 17. Bari batuye imbere y'urusengero rw'Abagatulika. Uyu musore yaje gukunda umubikira, agiye kumubwira umubikira aramuhakanira amubwira ko bitashoboka. Nuko ahubwo umubikira amubwira ko yazajya aza gusengera kuri chapeli yabo. Ku itariki ya 9 Ugushyingo 1981 uyu musore yaje kwinjira mu kigo cy'abihaye Imana, afata umubikira aramuzirika maze amufata ku ngufu, arangije aramwica. Byose abikoreye muri icyo kigo. Ntabwo byaje gutinda kuko nyuma y'iminsi 10 Garrett yarafashwe ubundi akatirwa igihano cy'urupfu. Yishwe tariki ya 12 Gashyantare 1992. Ifunguro rye rya nyuma rya ice cream. Naho ijambo rye rya nyuma yavuze ati ndashaka gushimira umuryango wanjye kubw'urukundo no kunyitaho, n'abasigaye bose ku isi baragasoma ikibuno cyanjye. Ayo niyo magambo ya nyuma Garrett yavuze. Undi mugabo wa karindwi ni William Price Davis. Davis yavuze tariki 24 Mata 1957. Yari umuhanga cyane mu bijyanye no kubaka amasakaro y'inyubako. Umunsi umwe ubwo yari arimo gusakara, yabonye umugabo n'umugore barimo gukora imibonano mpuzabitsina. Nuko aramanuka ahita yica umugabo maze afata umugore ku ngufu, arangije nawe aramwica. Davis yahishe ibimenyetso nyuma yo kugaragara kw'iyo mirambo ko ari ibiri. Nyuma ubushinjacyaha buza kumutumiza biza kuranya ibimenyetso bigaragaje ko byanga byakunda wasakaraga aho ari we wabishe. Davis icyaha bamaze kukimuhamya bazamukatira igifungo cy'urupfu. Yishwe tariki ya 14 Nzeri 1999. Ijambo rye rya nyuma yagize ati ndashaka gusaba imbabazi umuryango wanjye wose kubera akababaro batewe n'ibyo nakoze. Ndashaka no gushimira abagabo bose bakatiwe urwo gupfa kubw'urukundo banyeretse muri iyi myaka. Nizeye ko guha umubiri wanjye abakora siyansi ari ikintu bazawukoresha bigatuma hari uwo bifasha. Ibyo nsigaranye byo kuvuga mwese murakoze cyane. Ibyo bya nyuma byari amaguru y'inkoko, ibishyimbo, umugati, snacks ndetse na Coca-Cola. Undi mugabo wa nyuma mu bahamwe n'igihano cy'urupfu ndetse bakanagikatirwa no bita Gerald Ray Mitchell. Ray yavutse tariki 27 Ukuboza 1967 ubwo yakiri umusore mutoya. Yahuye n'abagabo babiri bari mu modoka bagiye kugura ibiyobyabwenge. Bamaze kumubaza babwira ko abifite ariko aho bahuriye atari arabibahera. Bamugeza mu modoka babwira ko nibagera aho abahera arabaha. Ubwo yageze imbere abatunga imbunda babwira ko bakomeza kugenda mu bwayo bwinshi. Bakomeje kugenda abagejeje aho yashakaga akura imbunda mu mufuka arabica, ahita atwara amafaranga bari bafite yose. Umuntu wari aho ngaho wabonye ubwicanyi bw'uyu musore nawe yashatse kwiruka, we ahita amuboha nawe aramwica. Polisi mu kuhagera bagerageza kumwirukankana ariko baramufata. Bakimara kumufata yahise ababwira ati nashe abahungu babiri b'abazungu sha murambaza iki. Roy yaje guhamwa n'icyaha bamukatira urwo gupfa. Yishwe tariki 22 Ukwakira muri 2001 aho yakoraga akazi k'ububaji bikaza kumenyekana ko yangaga abazungu cyane. Ijambo rye rya nyuma yagize ati mumbabarire kubababaza, mumbabarire kubambura ubuzima, ndasaba n'Imana imbabazi. Ati ndabizi ati
Ndabizi ko bishobora kuba bikomeye ariko ndasaba imbabazi ku muryango wanjye. Ndagira ngo kandi mbamenyeshe ko nkunda buri wese muri mwe. Mukomeze mukomere mumenye ko nzahora mbakunda iteka. Ndabizi ko ngiye iwacu kubana n'Imana, nimurerere mu byishimo bw'ubwanjye. Ifunguro rye rya nyuma akaba yaratse amabombo. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru uko tushyizeho. Akazi kacu ni ukubwira ibyo amatwi yawe atabwiwe no gusoma ntusondekwe biserutse mudasobwa.